Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza kandi niba utameze neza turakubwira tuti komera, komera kigabo, ubundi wibuke yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka, ugakora uko ushoboye ukagerageza ukishakamo ibisubizo. Ntabwo twatangira iki kiganiro rero tutabanje nanone gushimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, muri abantu b'agaciro kandi turabashimiye cyane tubikuye ku mutima. Ni mwebwe dutera imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi ntiducike intege. Niba rero udukurikiye muri aka kanya ariko weho ukaba uri muri bamwe batarakora subscribe wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze uza mu ba mbere bagerwaho nacyo, so urumva ko bigufasha kudacikanwa. Hanyuma rero nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ingingo ivuga iti ibyo ugomba gukora mbere yo gusaba inama. Hari igihe usanga umuntu ahuye n'ikibazo agahita yihutira gusanga undi muntu ngo amugire inama, ariko atabanje gutekereza cyangwa ngo yitegure neza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu by'ingenzi cyane umuntu yagombye gukora mbere yo gusaba cyangwa se kugisha inama. Ikintu cya mbere, sobanukirwa neza ikibazo ufite. Ntugomba kujya gusaba inama nawe utaramenya neza ikibazo ufite. So ufata umwanya rero utekereze, wibaze ikibazo cyanjye gishingiye kuki? Ni iki ntasobanukiwe? Iyo umaze gusobanukirwa neza ikibazo ufite, biba byoroshye no kugisobanurira uwo uteganya gusaba cyangwa se kugisha inama. Ikindi kintu cya kabiri, tekereza ku bisubizo waba wowe ubwawe ufite. Ntugahite wihutira kugisha inama abandi utabanje gutekereza ku gisubizo gishoboka. Shyiraho imbaraga nawe witekerezeho, wibaze bimwe mu bibazo wenda nk'ibi bigira biti: ni iki nanjye ntekereza? Nakora iki? Ni ayahe mahitamo mfite? Nubwo ibisubizo wenda byawe bishobora kuba bituzuye, ariko bigufasha kumenya ibyo uri buhitemo mu zindi nama uri bugirwe n'undi muntu. Ikindi kintu cya gatatu, kora ubushakashatsi bworoheje. Muri iki gihe dufite telefone, dufite interinete, dufite ibitabo ndetse n'abantu batandukanye. So kora ubushakashatsi rero nawe wihinge, ugerageze kwinjira mu kibazo cyawe. Soma, wumve ibiganiro, ushake amakuru ku kibazo cyawe. Iyo umaze kugira ubumenyi bw'ibanze ku bibazo ufite, bigufasha kumenya aho ugeze ndetse n'aho ushaka kugana. Ikindi kintu cya kane, menya neza icyo ushaka kugeraho. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane. Niba ugiye gusaba inama, banza umenye neza icyo wifuza kugeraho. Ese waba ushaka igisubizo cyihuse? Waba se ushaka kugirwa inama mu buryo bwo gufata icyemezo? Waba se wifuza gusa kumva uko abandi babibona? Ibyo byose bigufasha kumenya uko uri bukoreshe ya nama ukeneye. Ikindi kintu cya gatanu wakora, hitamo umuntu ukwiye kugishwa inama. Si buri wese wakugira inama zubaka. So hitamo rero
hitamo umuntu ufite ubunararibonye, ubushishozi cyangwa ubufasha bujyanye n'ikibazo cyawe. Shaka umuntu wiyubashye, uzi gutega amatwi kandi wa muntu ugufitiye impuhwe. Niyo mpamvu mbere yo kujya gusaba inama, banza utekereze, wibaze, ese uyu muntu akwiye kungira inama koko? Ikindi kintu cya gatandatu uwo umuntu yakora, tegura umutima wawe kwakira inama cyangwa se kwakira ibyo uri bwumve. Hari igihe uwo ugisha inama ashobora kukubwira ibyo utishimiye kumva cyangwa utari witeze. Tegura rero umutima wawe kwakira ibitekerezo binyuranye. Ihingemo umuco wo kwicisha bugufi, kwihangana ndetse no kumva abandi. Aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, ariko mbere y'uko dutandukana umuntu yakwibaza ati ese iki kiganiro kidusigiye iki? Tubonye ko gusaba inama ari ingirakamaro cyane, ariko kandi iyo ubanje kwitegura neza, inama ubona zirushaho kukugirira umumaro. Banza rero usobanukirwe ikibazo cyawe, witekerezeho, ushakishe amakuru, wimenye, uhitemo neza uwugisha inama kandi witegure kumva. Turagushimiye cyane rero wowe wabanye natwe kuva dutangiye iki kiganiro kugeza aha ngaha tugisoreje. Wakoze cyane kuduha umwanya wawe, turabigushimiye, ni ibintu by'agaciro. Ikindi, niba iki kiganiro wabonye ko harimo inyigisho, hari abandi cyakungura, turagushishikariza kutakihererana, gisangize n'abandi. Wakwibaza uti bikorwa bite? Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, araguha uburyo bwo kugisangiza n'abo wifuza kugisangira nabo. Ikindi kandi natwe ubitwereke, urabigenza ute? Byo bikorwa bite? Hari andi magambo yanditse like, uyakandaho, noneho natwe tukabibona. Byo bidutera imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi, ntiducike intege. Naho rero tuzasubira ubutaha, turakwifuriza ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe, ihire amaboko, imirimo y'amaboko yanyu, mukore cyane kandi muhahe muronke. Naho